Yes, twizere ko umeze neza. Utameze neza nawe pole kabisa, ibintu bizagenda neza. Ikituzanye ni inkuru nziza igaragaza ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nk'uko mumubona mu byishimo aseka amwenyura ateruye umwana, ni ibintu byiza cyane. Bwa mbere rero akaba aribwo yerekanye umwuzukuru we. Perezida Paul Kagame nk'uko mumubona akaba yagaragaje ibyishimo atewe no kuba afite umwuzukuru, bituma rero ahita ashyira hanze ku nshuro ya mbere ifoto ari kumwe nawe nk'uko mumubona. Aramukikiye kibyeyi rwose. Iyi foto rero yashyizwe ku rukuta rwa Perezida wa Repubulika mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Yarateruye uruhinja nk'uko mumubona, agaragaza akanyamuneza, maze yayiherekeresha amagambo avuga ko yagize impera nziza z'icyumweru ari kumwe n'uyu muntu w'agatangaza koko. Umukuru w'igihugu rero murabizi ko yaraherutse gutangaza ko afite umwuzukuru w'umukobwa, nyuma y'aho umukobwa we Ange Kagame yibarutse imfura ye n'umugabo we Bertrand Ngeyingoma, umwana babyaye ku ya 19 Kanama 2020. Ange Ingabire Kagame akaba ari ubuheta bwa Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Murabyibuka ko yashyingiwe ku itariki ya 6 Nyakanga 2019 mu birori byari bibereye ijisho icyo gihe. Mu mpera za Ukuboza 2018 icyo gihe nibwo yari yasabwe na Bertrand Ngeyingoma mu birori bijyanye n'umuco nyarwanda byabereye mu rugo rwa Perezida Kagame, ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi. Umukuru w'igihugu rero murabyibuka ko aganira n'igitangazamakuru cya leta, ubwo ari televiziyo Rwanda, yaraherutse kuvuga ko kuba afite umwuzukuru ndetse ko kuri we ari byiza cyane. Ati nari naranamenyereye kuba gusa se w'abana, iyo wabaye noneho sekuru w'abana uba wazamutse mu ntera, ntawe rwose ubishidikanyaho. Icyo gihe yakomeje atangaza ko igihe yaganiraga na televiziyo Rwanda ngo mu gihe azaba atakiri perezida nyine wa Repubulika, yiteguye gutangira indi mirimo yo kurebera abuzukuru be, ni ukubareberera. Ati ni umukobwa muzima, arakura vuba, namwe murabona ko akura vuba rwose. Ngo iyo amasaha y'ingendo ataragera, hari ubwo niruka nkajya kumusura. Iyo nagiyeyo ngenda nka Kagame, ntabwo agenda nka perezida, urumva, agenda nka Kagame Paul. Agenda nk'umubyeyi wa Ange, ntabwo agenda nka perezida w'u Rwanda, ahubwo agenda nka papa Ange cyangwa se nk'umubyeyi wa Ange, nka se wa Ange Kagame. Akagenda buriya nka data bukwe wa Bertrand kurusha uko yagenda ari perezida. Si ibyo gusa rero, kuko abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo bifashishije Twitter, maze bagaragaza ibyishimo batewe no kubona umwuzukuru wa Perezida wa Repubulika. Barashima Ange Kagame na Bertrand Ngeyingoma bamwibarutse. Urumva ko rwose ntawe utabashimira. Urabona ko umwana wa perezida, tuvuga ko ari umwana we cyangwa se uyu mwuzukuru wa perezida, mu yandi magambo uyu mwuzukuru w'igihugu, ameze neza rwose, itoto ni itoto, ibyishimo. Urabona ko perezida nawe rwose yamwenyuye cyane, bigaragaza nyine akanyamuneza ko kuba sekuru w'umwana. Urabona ko umwana nawe ari mu biganza byiza, avuga ati ndi mu biganza bya sogokuru Perezida wa Repubulika. Ni amahirwe atagirwa n'abantu benshi cyangwa bose kuvukira mu biganza nyine bikitwa ko sogokuru wawe ari Perezida wa Repubulika. Ngira ngo byifuzwa na benshi, ariko nyine ntabwo abonwa na benshi. Ni uko bimeze. Na wundi nahadusoreje perezida, reka umuryango we tuwifurize umugisha nyine, cyane cyane kandi kwa Ange Kagame, ubwo ni ku mubyeyi wuriya mwana wavutse, nawe tumwifurize ishya n'ihirwe. By'umwihariko kandi tumubwire ngo nakure ajye ijuru, ibyiza biri imbere. Naho turakanda subscribe, reka tukubwire ngo nako kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe, ugahita ukanda na notification kugira ngo video dushyizeho n'andi makuru azajya kugeraho mu buryo bwihuse. My name is Didas. Bye bye. Say bye bye now.